hari imbaraga zikomeye ziba mu ijambo, imbaraga zishobora gukiza, imbaraga zishobora kubaka, imbaraga zishobora guhembura unaniwe. Nyemerera wakirije ijambo nk'impamvu y'urugendo rw'ubuzima, nk'impamvu y'umunsi. Kubwirwa oya aho wari witeze yego birabaza cyane. Ndakumva mu by'ukuri hari ubwo nanjye nkurura iyo shusho nkibuka inshuro nabwiwe iryo jambo n'agahinda byanteye nkimara kubwirwa iryo jambo. Kumva ubwirwa ayo magambo avuga ko ntacyo ushoboye, avuga ko udashitse, biragorana kubyakira. Nawe muri ibyo bihe urimo birashoboka ko utariyakira nyuma yo kubwirwa uti oya ntibishoboka, ntabwo ushitse ngo ugera ku cyo washakaga mu buzima, icyo wabonaga nk'intsinzi ikomeye mu buzima bwawe. I know uraremerewe, gusa tuzi iyo ubaye rejected, iyo ubwiwe no, hari ubwo kubyakira bigorana, ukumva nawe ubwawe uriyanze, ukumva ari ntacyo ukimaze, ukumva ari nta mpamvu zo kongera gukomeza, ukumva ari nta kizina inama ugifitiye, ukumva wihebye rwose. Ibyo bihe ndabizi cyane, biba bisa n'ijoro ry'umukara ryijimye cyane, nubwo bikugoye cyane, nubwo wumva nta kintu na kimwe ushaka, yewe wumva ko buri kimwe cyose kikuri hafi kikubuza amahoro, cyaba cyiza cyangwa se kibi. Ndabyumva ibyo bihe birakugoye cyane, gusa nyemerera umpe iminota mike nk'iyi ngiyi tuganire. Oya humura sintinda, ni ijambo rimwe nshaka ko kubwira gusa. Ndashaka kubwira nti rejection is not the end, it's a lesson, a redirection, a stepping stone to your greatest success. You are not defined by your rejection, you are defined by your strength, resilience, determination and keeping going. Guhakanirwa si umusozi w'urugendo rw'ubuzima bwawe, ahubwo ni umwanya, ni isomo rikomeye ry'ubuzima, ni igihe cyiza cyo gufata icyerekezo gishya kandi cyiza cyo kwerekeza heza wifuza mu buzima bwawe. Uko guhakanirwa kwakubera ibuye ukandagizaho ibirenge byawe wambuka, maze ukambuka uwo mugezi uri hagati yawe ndetse n'ibyo wifuza mu buzima ubona hakurya mu bitekerezo byawe, aribyo nzozi zawe, ibyo ubona nk'intsinzi ikomeye mu buzima bwawe. Babarira nyumve maze dufatane urunana, tudaterana amagambo, ahubwo duterana tubaraga, dutambuke dutera imbere, tugere ku byo twifuza mu buzima. Nubwo kuri iyo nshuro tubwiwe duti oya ntibishoboka, ntabwo dushoboye, ntabwo uri mwiza bihagije, nta mpano ufite nka bariya abandi, ntabwo ijwi ryawe n'isura byawe byacuruza, abo babitubwira. Let's prove them wrong. Ndagira ngo nkwibutse ko ufite agaciro kenshi, nubwo nta by'agaciro byinshi waba ufite. Guhakanirwa si byo bisobanura ko ari ntacyo kimaze mu buzima bwawe. Reka guhakanirwa kwe gusenya ubuzima bwawe bwose, ahubwo vuga uti I'm worthy regardless of who accept or reject me. My value is not determined by one opportunity, one person or one moment. I'm enough as I am. Mfite agaciro kandi mpora ndi w'agaciro, kabone nubwo abandi batabibona. Ubuzima bwanjye si abandi babugena, ahubwo bugenwa nuko ndwana urugamba rw'ubuzima. Singira agaciro kuko abandi babishatse, ahubwo mpora ndi w'agaciro nubwo batabibona. Ndi uw'Imana yaremye, yabiteguye neza, kandi Imana ifite umugambi mwiza. Tekereza kuri diyama. Iyo umuntu abonye ibuye rya diyama ariko akarifata nk'andi mabuye yandi asanzwe, ibyo ntibikuraho diyama ko ari agaciro kenshi. Ku muntu uzi neza agaciro ka diyama, iyo yayibonye arayitora, akayitwara, akayijyana mu by'agaciro atunze. Wa muntu wabonye diyama bwa mbere ntamenye agaciro kayo, akibasha kuyibona nyuma namenya ko burya yarabonye ibuye ry'agaciro maze akarijugunya, maze rigaturwa n'abandi, nta kindi azumva ko burya byibeshe, ko yabaye ikirwari. Azatangira kumva ko burya hari ikintu cy'agaciro yigeze kugira, ariko kubera kutamenya agaciro kacyo akakireka kikagenda, azatangira kwicuza. Gusa ariko wowe ufite agaciro karuta ka diyama, kabone nubwo hari abatabibona. Uyu munsi ushobora kuba ubaye rejected, birashoboka ko utabashije gukomeza muri aya marushanwa mwarimo, n'umukozi wawe ukubwiye ko bitagishobotse, ni mu kazi, ni amanota make ku ishuri cyangwa se n'ibindi. Gusa reka nkubwire nti ibyo si byo herezo, haracyari kare kugira ngo amahirwe runaka ashobora kuba arenze n'ayo ya mbere ko yagusekera. Stay calm and try. Subscribe now, don't miss the chance. Join our journey.